kugeza magingo aya hari abantu benshi bakiri kunyandikira haba kuri WhatsApp bamamagara bambwira ko bagifite ikibazo cyo gukonekita wallet kuri iyi dashboard ya Pixel. Ni mu gihe kandi nyaboneka nanjye nicaye amaso nayahanze kuri screen ndimo kugerageza kubashakira update, ariko reka nze nawe ngusubize niba ufite ikibazo cyo kuba wakonekita wallet kuri iyi dashboard. Ndagira ngo nkubwire ko ngiye kukwereka ibanga ugiye gukoresha kugira ngo bize gukunda, ku buryo urajya ukanda kuri aka kantu ukabona wallet yawe iri connected. Yego gusa ariko mbere yo kugira ikintu uhindura urabanza witegereze iyi video uyirangize, kuko ntago mbambazane update ngo urebe agace gatoya. Oya, uba ukwiye kureba video yanjye, kuko niyo haba harimo ubutumwa utari bukenere uyu munsi ushobora kuzabukenera ejo, kuko ibintu ngenda nigisha biba bisa. Ushobora kutabikenera uyu munsi ariko ukazabikenera ku munsi w'ejo. Nk'ubu ngubu abantu bari kugenda banyandikira yaba baragiye bareba video zanjye neza, ntago iki kibazo mwagikwiye kuba muhura nacyo. Hanyuma rero reka nze mbanze nabereke hano kuri Pixel hari update bamaze kuduha, bamaze kutubwira ngo nk'uko nari nababwiye ko hari umuntu ujya unyapdating wavuganye na timu yabo ari kubabaza ibijyanye naho bazalaunchingira. Uri kubona ko bamaze kuvuga ngo Pixel will be listed on major centralized exchange on 18th July 12 PUTC trade Pixel kuri Bybit, HTX, Gate.io, Bitgate na Mexic. Niyo mpamvu ego uburyo ngiye kukwereka wakoresha kwa accessinga iriya dashboard ndetse ugakonektaho wallet yawe. Turaza gukoresha Bybit, ngira ngo ni nayo iza ku mwanya wa mbere hano. Byumvikane ko ari n'uburyo bwo kubafasha kugira ngo mutazagira akazi kenshi muri ku migratinga airdrop, cyangwa se bitazabarushya kugira ngo mubone amafaranga. Mbibutsa ko nzaba mabaye ubu dutegereje ko iyi Pixel iba listed, hanyuma nyuma bazatumenyesha izindi update ibyo gukora kugeza ubwo amafaranga tugezeho kuri mobile money nzaba mabaye. Hanyuma byumvikane muntu wanjye, ubwo ugomba kuba ukoresha Bybit. Ngira ngo niba udakoresha Bybit ni uko utajya ureba video zanjye neza ngo ukurikize step ngenda mbagezaho gusa, ariko ntarirarenga uradownloadinga Bybit. Niba utayikoresha wiyandikishe, ushobora kujya kuri YouTube ukasearchinga uko biyandikisha kuri Bybit, uko bakora KYC. Ibyo byose ni ibintu biba byoroshye. Nyaboneka ntupanike, utware ibintu gakeya, kuko uyu munsi nta nubwo twenda kubikuza, uretse ko hari bube token generation event, cyangwa se hari buze kuba listed iyi Pixel ikaza kuba listed. Naho ibyo kubikuza byo ntihagire n'umuntu wizera kubwira ngo urabikuza uyu munsi cyangwa ryari. Ibyo tuzabimenya mu gihe kiri imbere. Wowe kora izi step witonze udapanitse, naho amafaranga nahazagucikira. Niba waramayininze Pixel cyangwa se waragiye ukina game, waragiye ukora daily combo nk'uko nagendaga nzibaha. Hanyuma ubwo tugiye gufungura Bybit, ariko ikintu cya mbere yo gufungura Bybit uranyura muri video description cyangwa se muri group ya WhatsApp yitwa how to get paid, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp nkaguha iyi link. Iyi link urayikorera copy haba muri video description haba muri group ya WhatsApp nk'uko nari mbisobanuye, ubundi ufungure Bybit. Reka nze nsubire inyuma mve mu byo narindimo. Hanyuma nufungura Bybit uraza kuza hano kuri Web3 uhakande.
ngira ngo ubwo niho ndi hano kuri Web3. Niba uri hano kuri exchange uraza kubuza hano kuri Web3 hanyuma utegereze witonze. Ikintu gikurikiyeho uri bukore rero urategereza witonze, uraza hano kuri dApps. Okay, nuza hano kuri dApps uraza hano kuri search hanyuma upestingemo ya link naguhaye wakoreye copy, hanyuma uhita uza hano uraba uyibona uyikandeho, urategereza witonze cyane, hanyuma uraza hano uhitemo Ethereum. Yego, Ethereum muzi ko nyine dukoresha Ethereum ERC20, uhita ukanda kuri connect. Yego, hanyuma uraza kuba uza hano, yego uze uhitemo Bybit connect. Yego, utegereze witonze, hanyuma uze hano kuri sign in, urashyiramo password ukoresha kuri Bybit. Numara gushyiramo password urakanda kuri confirm, hanyuma utegereze witonze, ukomeze utegereze witonze ho gato cyane. Bybit uri kubona ko hano biba byakunze, uri kubona ko finally biba byakunze. Ikindi kintu uri bukore uraza guhita n'ubundi ujya kuri ya dashboard yo muri Telegram. Ubwo nihuse cyane naje nayifunguye. Yego, ndaza hano kuri Launchboot, hanyuma nyamuneka iyi video yihe like kuko biba byansabye umwanya munini kugira ngo nkushakire igisubizo cy'ikibazo uba wibaza. Hano uri kubona ko bari muri Technical Works, urakora reload, hanyuma nukora reload urategereza witonze. Uri kubona ko birakunda, mu by'ukuri cy'ubusabwa ni ukujya ukora reload. Hanyuma uri kubona ko hano nge namaze gushyiraho Bybit, nyine birumvikana, ndetse Bybit niyo main. Ubwo kugira ngo nyine nawe ushyireho Bybit uraza kuba uza guhitamo connect wallet, uhitemo Bybit. Ngi impamvu nayo ndi kubona ko nuko namaze kuyihitamo, uraza kuba uhitamo Bybit. Mwibuke iyo uhisemo Bybit, yego bakubaza niba uri bushyiremo, bahita bakubwira shyiramo Ethereum ERC20. Ikintu uri bukore uraza hano kuri Bybit, birumvikana ibingibi urabivanamo. Numara kubivanamo ugaruke hano kuri exchange, uze hano kuri asset, hanyuma hari igihe bari bukubaze utuntu dutandukanye ngo view now, ugenda utwemeza kuko nyine biraba ari ubwa mbere ukoresheje Bybit. Ariko niba usanzwe ukoresha Bybit nta kibazo, uraza hano kuri deposit, hanyuma uhitemo deposit crypto, hanyuma uraza hano ukolozinga aka kantu uhitemo ETH cyangwa se Ethereum, hanyuma urahitamo Ethereum ERC20, hanyuma uraza hano kuri aka kantu got it, hanyuma uze ukopiye iyi wallet address, uhite ugaruka hano uyipestingemo, uhite ukanda hehe, uhite ukanda kuri made it kugeza ubwo bikunze. Ngira ngo nibyo ngibyo gusa, ariko bitewe nuko hano kuri iyi pixel hariho traffic nyinshi, biragusaba ko ubikora cyane, ukabikora kenshi kugeza ubwo bikunze byakanga, ukajya uza hano kuri reload. Nyamuneka nibyo ngibyo. Ese muba mubona mu by'ukuri nakora ibishoboka kugira ngo mubone amafaranga? None se mwebwe mwanyitura iki? Nta kindi kirenze nagusaba kunyitura like, ukande kuri subscribe, ukore kuri share kugira ngo n'inshuti zawe zikunda kuba zifuza kuba zabona amafaranga zikoresheje internet na telefone uzisharingeho iyi video. Ibyo biramfasha cyane. Iyo likinze video yanjye ugakanda kuri subscribe ndabyishimira cyane, nkuko nanjye ngerageza kugira ngo njye mbaha update. Nyaboneka mwihute
mwibuke mujye muza gukanda kuri claim muze mukomeze mu fighting, kuko kenshi nagiye mbabwira ko mugomba gufightinga mugakina game, kuko uburyo bwa mbere bwaguhesha amafaranga menshi kuri iyi Pixel Tap. Ngira ngo uri kubona ko server yabo iri very traffic cyane, biragusaba byibuze kujya ukora hano kenshi. uri kubona nka hano ndi guclaiminga ntibikunde, ego nari ndimo mvuga ko uba ugomba kuza ugafightinga nuko nyine wenda igihe cyagiye, ariko nagiye mbivuga kenshi ko mu by'ukuri iyi fight ugomba kuyifightinga watsinda watsindwa. abantu bose bagenda bakurikirana video zanjye ngira ngo murabizi, nagiye mbagira inama kenshi kandi muri kubona ko ibyo nagiye mbabwira bigenda biba. hanyuma rero nawe niba wenda ari ubwa mbere ubonye video zanjye cyangwa se ukaba uzibonye mu minsi yashize, ndabizi muri iyi minsi ndi kugenda mbona abasubscriber bashyashya, ndagira ngo mbabwire ko mwahisemo neza hano kuri YouTube channel. Yego mujye mureba video zanjye zigisha ibintu biririyo kandi biba bifite ubusesenguzi buhagije. naho utaha mu yindi video, Imana ikomeze ibarinde. Bye bye.